Gasaro TV. Iri jambo ndaryakiriye ariko wari umunsi w'ibyishimo njye nasenze mva kamarira araza. Oya ntukarire narakubwiye ngo jya amaso Ndi maso rwose. Reka dutangire. Umeze gute dada? meze neza ni wane. Ni wane. Ishimwe. Umeze gute wowe? Meze neza. Hagira wabwiye ko witiranwa na murumuna wanjye. Mfite murumuna wanjye twa Sabrine. Ndabizi. Nabikubwiye. Hanyuma Debora. Umeze gute wowe? Njye meze neza cyane. Uyu munsi ni cyo kintu gitumye umera neza rero. Maje kurya ifiriti, maze kurya inyama, Egamo. maze kurya ibiryo biryoshye cyane. None byaneye imbaraga. Hanyuma umuntu bita dada. Ndabone warakirida kwanze kwikura mu kanwa bimeze bite? Shano ko nyine. Abakeye no kuba bameze n'ibisanzwe. Ako Debo. Ko ndeba ushaka gusinzira sha. Ko ndeba ushaka kumera ucyasha. Reba amaso ukuntu none wowe ni urunyanya bya seri. Oya tutaguca mu ijambo nyampinga wacu. Yego sheri nta kibazo ni ukwisanzura. Hanyuma dada uyu munsi urugendo rwari rurerure aba remeraho. Twagiye ahantu henshi. Nyibutsa ahantu twagiye uyu munsi ndebe kufata mu ishuri. Kagiye ahantu twatembereye hose. Hambere ubundi twagiye twabanjije kujya Gahanga. Yego. Tujya Kimisagara. Tujya Nyamirambo. Yes. Tujya Serena Hotel. Tujya Chic. Uri umuhanga kabisa. Reka mbikubwira ngo bravo. Ndayikwiriye rwose. Urayikwiriye, you deserve it. Hanyuma umuntu bita Ishimwe. Akira mikro. Tubwira ahantu wowe wabonye hakagutangaza mu mujyi wari kuvuga ati uyu munsi natangaye cyane. Nihe hagutangaje kuri uyu munsi? Muri Chic. Ni cyo kintu cyagutangaje cyane? Shani byinshi we. Imyenda, inkweto. Ibyo ni byinshi navuga. N'ibipupe. Ngiye ntago ndumwe. Nagendaga mbona dada ari kugenda asuhuza zamanike bamanike y'imyenda ngo bite ntago ruzizi dada. Yewe narinzize nyine umuntu. Mushyira mikro. Agomba gusa. Uziko bwa mbere nigeze kubibona bwa mbere. Ngira ngo ni umuntu wabambitse mutereka. Ako nyine naje kubona ari ibipupe. Yego. Hanyuma uyu munsi ni hehe hantu wabonye ndetse akagutangaza utaruzi? Inyamirambo. Mu Biryogo. Nyine Inyamirambo no mu Biryogo. Tujya ku Gisozi. Tujya ubundi twabanje kujya Gahanga. Ijya Inyamirambo. Tujya ku Gisozi. Ubona Serena n'isoko rya Kigali. Mbona Serena Hotel n'isoko rya Kigali. No muri Chic naho nabo. Yes. Debo, wowe? Ko mutambajije se muri ya hotel nabonye miki. Wabonye iki cyagutangaje nawe nagwatangaye cyane kumbwira? Nabonye umukobwa uteye. Nabonaga nari bwa mbere namubonye ngira ngo ni umuzungu. Kumbe ni umunyarwanda. Yego. Kubera ukuntu yari kuririmba nyine ariko manuka ku maesikariye aririmba nagiyaga ngo ngiye ni umuzungu. Ariko natangajwe no kumva ngo ni umunyarwanda. Ariko nyine nawe ni umuntu afite uruhu nk'urwacu. Yego. Hanyuma wari uri kumbwira unyongorera reka mbivuge ngo ngo nuko mu kabari yabameze ngo mbega ukuntu baba bambaye. Ni cyo kintu cyagutangaje? Ikintu cyanangaje ni imyenda ni imyenda abakobwa nabonaga bambaye. Isoni n'ikimwaro. Uziko uriya nk'uriya mukobwa nabonye uziko yunamye wenda n'Imana igakora ibitangaza wenda
sinavuga nk'amafaranga iyo akamucika agatakara hasi urambwira yakunama yahita yiruka yasutama. Debo we batangajwe n'iki? yakuntu nako yari ari kuzamuka isikariye yambaye ubusa amana. Ntabwo mu buzima busanzwe se wari ubizi ko umuntu ashobora kwambara kuriya Debo? Warakabije. Uriya arakabije. Niye hano rero wabonye amahoteli wabonye twanyuze henshi ndetse uravuga ati izi nazumvaga ntago nari nzizi. Muri Chic. Oya Chic ntago ari hoteli. Hoteli. Serena Hotel. Yes. No ku masoko se. Naho twagiye. Gerageza. Serena Hotel. Yes. Kigali Hotel. Aya. Ndi guhimba. Kangerageze. Marriott. Mwana mwayibagiye kadere mwabonye muko batisha twajyaga tuyumva Marriott ati none turayibonye. Twayibagiye ko twarayibagiye kibaho ndase kari ubwa mbere twari tuhageze. Nta kuntu utayibagirwa. None se hari ikibazo ndibaze dada wageze mu mujyi navuga ngo rwagati ku isoko rya Nyarugenge uratanga uravuga uti ntago renzi ko ati hameze gutya mu mujyi. Wabaga wumva hameze gute? Ukuntu najya gwashushanya muri we wumvaga hameze gute? Je najyaga numva hameze wenda nko muri quartier iwacu. Wenda Shyira mikoro neza. Wenda nk'amazu. Yego. Imwe iri hariya n'indi hari ibitaka. Ako nyine nabonye hari ibitaka bikeya. Aho ibitaka bigeze ubibona. Aho nagiye nyine. Shyira mikoro. Nagiye mbona ibintu byinshi bitangaje, nagiye mbona. Bitubwire. Ako ngiye iri hoteli twagiyemo kuriraho. Harimo ibintu birenze byose. Kugira ngo harane uni kuri Expo. Kuri Expo. Yego. Yewe wenda nkazanjyanye kuri Expo zuko natarajya. Expo se yari yatangira nitangira tuzajyayo. Dada wari umwatsi ijambo. Mumbabarire banyakubaho. Oye wari umwatsi ijambo ngo uvuge nta kibazo vuga. Njyewe ariko Debora namubujije gukura nk'urunyanya. Hano tugeze. Nase weho tugeze. Tugeze i Nyanza. Ambatere story rero. Yego. Rimwe nigeze kujya Kimihurura. Navuye mu rugo ari saa 4. Yego. Noneho ndagenda ngera hariya mu Kagarama ari saa 5. Nyine ukumva nagenze isaha. Ngeze mu Kagarama ntega akagare ka Turuwasi. Yego. Skufunguye wagwa hariya. Neza akagare ka Turuwasa kangeza hano santere. Ukumva ko bamenze. Ubwari ubwa mbere nyine nkateze. Ngeze santere ngiye kwambuka birananira. Binaniye ndawata ku bundi ubu. Debora yamba kumanda tarebye yirye. Ndawata ku bundi ubu ndi mu biki. Ibumoso hari kuzamuka igikamyo. Iburyo hari kuza moto n'imodoka ya Decapo. Ati sundambuka gute. Naravuze ati ngiye kugenda inkubite cyangwa se ibyihorere. Ngiye gutera utambwe umutima urambwira ati oya igenda. Undi ukambwira ati genda. Numviye wa wundi umbwira ngo ningende. Bishatse kuvuga iki? Umuntu nakubwira ati kora iki ubona ari kibi ntuzagikora. No kubwira ati kora iki ubona ari cyiza kizakugeza gifite aho kizakugeza uzagikore. Byanyigishije iki? Bwa mbere narambukaga rwose nta kibazo ntabwo mfite nkumva ko nyine muhanda ari uwanjye.
ariko ni ukuri nagiye kwambuka umutima urandya neza ntekereza abangonze. ubwo rero narambutse ndagenda ngera Ziniya, ngeze Ziniya ndamanuka ngera ku mushinga kare, ariko numvaga rwose bindangiriye. Imana yarahabaye. Dada, uyu munsi rero navuze ngo arutwe imyenda nubwo ari utwenda duke, navuga ngo we n'agapantaro, undi ikabutura, undi umupira, akira mikoro, inkweto. Ziriya nkweto byagenze biti? nizo nihitiyemo ariko nyine zanshimishije cyane. Hanyuma navuga ngo inkweto niwe wazihitiyemo ndetse ziragushimisha cyane, aho wavuze ati izi ngizi nizo nshaka. Nyamara navuga ngo mu byo mukeneye n'inkweto zirimo. Urumva umeze gute muri none uyu munsi ubonye inkweto ishimwe? Hari ibyo ndi umubaze bye nakubwira ngo ndumva nyuzwe, ndumva umutima wanjye usa nk'uba wishimye, usa nk'uba ukunda Agasaro TV. Yego, kandi tuzaza dukomeza kuyikurikira. Ndumva nishimye mu mutima wanjye, ndumva nezerewe, ndumva ibyishimo byandenze. nukuri ishi navuga ngo reka nkwibaze, nawe niwe wahisemo ziriya nkweto zihiteramo ku giti cyawe, ndetse wenda nawe wari ufite ikibazo cyo kuvuga ati inkweto zo kujyana ku ishuri ni ikibazo kugeza kuri iyi saha. Ndashaka noneho utubwire wabyakiriye gute, urumva noneho umeze gute muri wowe nyuma yo kubona inkweto, ndetse navuga ngo n'agapantaro n'utwenda nyine ubwo ari dukeya? ubu navuga gute, ndishimye kandi biranshimishije pe, kandi birananyuze. ndashimira Imana kuba yaramaye abantu bagira umutima mwiza, bakemera kuba batwitangira mu cyimbo cyabo, kandi si uko wenda bavuze ati ngo wenda ngo bafite nabo niba amafaranga nibayakoresha mu byo bakeneye, ahubwo baravuze ati reka dufashe bano bana. Ni abana 3 bibana badafite kivugire, ariko bafata nk'ababyeyi banjye. Ikibazo nababwira ni ukuri, kandi ni ukuri nta kintu nabahisha ngo mbishishe pe. Ni ukuri pe, narije amakara gushanya ati ariko nyine ndagushimiye cyane ko wahise ugira ubwo butwari bwo gutekereza ko ari njye muntu wahita ubwira uti mfite ikibazo cy'amakara, sibyo? Ujye ukomereza aho ngaho. Njyewe ubundi imbere nagiraga ubwoba, isoni, nkavuga ati si ubundi njyewe ninde muntu nabwira ikintu akanyizera cyangwa se akanyumva. Ako nyine si uko nyine bimeze. Ubwo hari uwabwira nakumve, ariko ntabwo abantu bose bateye kimwe, kandi abantu nta nubwo banganya ubushobozi. Ntabwo mvuze ubushobozi ngo amazungu, imitungo, ngo ibicyoya. Ubushobozi nshatse kuvuga urukundo cyangwa se umutima n'ubwonko butekereza. Umuntu n'ejo bundi nshobora kuba nagusaba kuko numva mbona ufite iby'indusha, ariko pe ntube wamfasha. Ako wundi basaba ku bike byiwe afite akagerageza no kuba yabiha wundi, uwo ngo azi ubwenge kurusha na wundi utsinda mu ishuri. Debo, navuga ngo uyu munsi niwe muntu uyu munsi wakubereye indyankurikiye, sibyo? Ndetse navuze ngo niwe wadutindije mu isoko kubera ngira ubwato nyine. ngo ugende iki? Ngira ubwato. Debo, shyiraho ishimwe mikoro ngarashaka kuvuga. Ntacyo yigumanisha kubera ngira ikirenge kinini. Kangufasha, akira. Ubwato ni iki? Sobanurira n'abatabyumva. Ni ikirenge kinini. Ujya uvuga ariko avuze ikirenge kinini, ujya uvuga ikirenge kinini. Hanyuma Debo, impamvu wenda mvuze gutyo, nawe reka yigumane, ntakishe yigumane, ndamufasha. Nawe witiyemo inkweto ku giti cyawe, ndetse ishimwe nabwira ati Debora iseme ya fosi kubera iyo mpamvu ati abanyeshuri benshi bo ku ishuri barazifite. Nibyo? Yego. Niyo mpamvu twabonye inkweto
wenda uwe byatugoye cyane guhitamo inkweto kubera ikirenge kinini ariko niba twabonaga inkweto banishimwe yazishima na dada natwe ati reka ati kumve nikundiriye ya fosi no kubera abanyeshuri wapi ntabwo ari kubera abanyeshuri n'ubundi naravuze ati nzazigura ariko uzigura ayahe mafaranga kuko nari nzi ko bazangurira nari mbizi wari ubizi cyangwa ni siripurize badukoreye nyine barayidukoreye nyine ubundi ntukajya ukunda kugira imari Siripurize utagirira imari kugira ngo wanyweye yego hanyuma navuga ngo wambutse mu mwanya mutoya mbona utajya ureba imodoka upfa kwiyambukira tu ni ukubera ko utarumenyerana mu modoka menshi cyane cyangwa se ni ukubera n'ubusanzwe niko wambuka niko nambuka n'ubundi bazagupasura umunsi wapi nuko nagiraga vuba ngo nambuke vuba sindeba inyuma none se Debo navuga ngo twageze wenda twe tugiye gufatira ifunguro twese twari dushonje urugendo rwari rurerure ariko najye kubona mbona bavuze ati ese ano mashu ati bimeze bite wabona dadahise aseka na mayoneze kubera iki biriya bintu utabirya kandi abandi bana muvukana bo babirya ngiye sinzi impamvu iyo mbiriye ibintu risesemi biriya bintu nabonaga ari n'ibyatsi nta nubwo ngiye ntabwo nabirya ntabwo nabibasha nese iyo uryaho uduce ukagerageza nkarya ibintu bibisi yego ko ntanapfa ahubwo turwara mu nda nahita niyahuye naba niyahuye si hari igihe nigeze kuvuga ngo ngiye kugerageza ingera babashimwe babaguriye mayoneze tante ndiye numva naruka ntabwo rero ngiye nabirya cyakoze nanjye bwa mbere narayirije numva neza naruka ubwa kabiri ndayirya numva nta kibazo yasi nayirya mpita mbimenyera gutya agashya wabonye uyu munsi rero nakahe muri uru rugendo twakoze navuga ngo rwari rurerure nabonye muri shike ukuntu ari heza n'ubwa mbere nari mageze ubwa mbere kuva siko kuri ari amakaro umuntu yasasa akiryamira no kuri esanseri nyine nubwo yari igiye kunigisa atari yimenyereye ase abandi bana bazigiyemo ryari ariko nabanje gutinya bafata kuruzi ubundi ibintu byose ni ukwikaro n'ubwa kangahe ugiyemo n'ubwa mbere byibuze wagerageje Debo ngiye kuva nabo nakitwa izina Debora n'ubwa mbere nyikandagiyemo nayigiyemo ubwo mbona bari kunjyana ngira ngo nagize ngo cya kintu duhagazemo kiramanuka kigere hasi yarebaga hasi kwa kundi bimanuka imipira rero kuri umupira njya kwedutse yarebaga hasi kwa kundi bimanuka yareba abantu yeba bakabati none ndapfuye none se uriya mugabo uko wamufashe imipira wari umuzi wapi ni ukubera ubwoba nyine iyo umuntu abona nyine ageze iyo umuntu abona ageze kure aba yumva ari hafi gupfa yashatse uburyo yitabara nyine afata umuri hafi ariko nawe uriya muntu yabaye intwari ahari ndamushimiye yaba ndi ari kuba yamwishikuje akavuga ati mwasetse njyenyine nahita mpfiramo umwarimu tubwiye ngo tujya muri sanseri ngo twenyine yarabeshya yari ari kuvuga ngo iyo ubitubwira ngo tujyemo hanyuma tugana ku musozo agira ikintu ubwira umuntu wavuze ati aba bana nabo bakeneye inkweto akavuga ati nange reka nitange ndetse n'aba bandi bose bakomeza babafasha mu buzima bwa buri munsi ndabashimira kubw'ubufasha baduhaye ndetse n'abagize iki gitekerezo cyo kutugurira inkweto Imana izabaha umugisha bazakomeze bagire ubumuntu kuko Imana nabo izabahemba barakoze hanyuma wowe wishi ngiye ikintu mbivugaho nabizi ko n'ubundi n'ababyeyi bagira umutima mwiza kandi Imana ibaha umugisha kandi bagiye bakomeza guharanira kuba aba mbere mu gufasha
abatishoboye kandi ndetse n'abafite ibibazo runaka. hanyuma dada rero ngo ajye bita Nagiye ngo ngarazikora isafuriya Yesu we. Urambeshyera ngo nguki. harya ni dada wabivuze Inde. Isafuriya. navuze ati njye sinajya muri rawesi kubera iki reka nagiye mu yacu se ya ntabwo nyimenyereye ngo yabona ko ari isafuriya ariko yabwiye Wayipfundikiye. nina Niwe. amawesi ubona ukabona aratandukanye kabisa nubwo mbese wabibonye wavamo wahita ugira iserero ukahita yego ese ni burya ni Debora sinzi ubunisha umwe yambwiye ngo usiko ngo yaze kujya kuri toilette ngo arabona ngo ari igisafuriya Ni Debora na Sarundi. Debora uyu munsi rero dukorera amabara menshi reka iriya wicara ubwo se uzi umuntu yagiyeho wakira cyokora nibyo ni byiza cyane ratakwirinda cyane ko burya wenda ziba ari Njye nabanjije mfata papier hygienique ndahanagura. zikoreshwa n'abantu batandukanye niyo mpamvu reka mbabwire ngo thank you so much akaryoshye ntabwo gahora mu itama byari ibihe byiza byari ibihe navuga tuzakumbura hanyuma next time tuzajya kurya icyo bita iki ice cream right sibyo ishi shira mikoro siko bimeze Yego. nabwo nizeye ko tuzagira ibihe byiza cyane kishimwe kareyoza ambwira ati uyu mujyi rwose numvaga ndi buvemo nyiri ariko twari ibintu byinshi n'ahantu twari kuyishyira sibyo shi nubwo nari kuyishobora. yego dada uzayirya nawe cyangwa se nawe iragwishobora ice cream ese ikibazo cya nyuma kuki wanyiganye ngo urarya ibyo ndiye noneho bamubaza ngo fanta ngo ndanywaga ibyo ngo unyweye ngo icyo Ariko cyagiye twari twabivuganye. yego shaza twabivuganye Nese wowe uzarya. njye nzarya ice cream Nanjye ubwo nubwo nzayirya. Debo uzarya icyo gihe uzanywa iki nako Nabyo se nabyo. kare tuzajya mu ma ice cream njye ntabyo ibyo ngibyo nzajya rwose aho sindimo uzashaka ibindi mushyiramo wenda njyewe iyo muzangurira isahani nzajyayo ibisikimu ntabwo nabishobora gase Ngo risike. ntabwo nyambirya ni ibiki ngo yisikirimu Chucha. ni inyi wowe Ngo ariko navuze ngo risike ni rimwe. inyi Njyewe ice cream. ishimwe ni ice cream Ice cream. ntabwo nabibasha isikirimu Ice cream. uko ubishoboye wavuga ngo try and fab gerageza wenda byange kwagerageje muri iyi minsi nindi uri kwiga cyane dada uri kwiga neza Aya. kubera iki Shabane ubwoba. Ngo ntabwo nawe ndari ijoro. Ntukabeshye. Ukuntu nyine bambwiye ngo ninatazabona amanota nzava mu mushinga. shyiraho mikoro Ngo ninataba nyine numvishije abarambwiye ngo nitabona amanota. nintabona amanota Ninabona amanota. Nzahita mva mu mushinga ariko. none se kubera icyo utazayabona nyine kugira uzagume mu mushinga Numva ngewe natari kwiga neza. kubera iki se harabura iki ufite umuriro ufite ibintu byose ufite ibiryo noneho ubonye inkweto ufite sume ufite amashuka mbese nubwo uyu munsi ikintu none se ubwenge kubera icyo ubura kandi wiga niko dada narabikubwiye naguhaye isezerano ko njyewe nuramuka utsinzwe rwose tutazongera kuba inshuti kubera nese ubwo n'intsinda kuki se uzatsindwa ugomba kwishyiramo gutsinda siko bimeze sibyo dada ugomba gutsinda ukiga cyane siko bimeze ishi bimeze bite ko mutigisha umwana dada muhe mikoro hari igihe mwigisha none se ko ariko bavuga ngo ni ikibazo ngo ntago yiga cyane ni ukubera iki hari igihe mubwira agiye kwiga cyetse nimba nyine atabikora
ariko ngiye icyo nzi cyo ni uko isaha n'isaha ndamuhwitura nkamubwira ati jya kwiga. ukomeze ujye umureba ubacunga urebe ko bari kwiga we gukora etide neza sibyo. Debo wowe bimeze bite? Ese uriga ubona biri kuza nta kibazo cyangwa se shangiye biri kuza rwose amanota nzayakwereka uzanyereka rwose umuntu uzatsinda nzamuhemba. Debo ndagushimiye cyane wakoze cyane uyu munsi wari umunsi mwiza kandi I'm very happy ko namwe mwishimye cyane ndabizi neza ko mwishimye bitewe n'amagambo mwagiye mumbwira turi kumwe namwe menshi kandi meza ndabashimiye cyane. nanjye ndabashimiye murakoze ijoro ryiza goodbye. Dada nawe wakoze cyane ndabona ugifite kirida mu kanwa ewana wanze kwikura mu menyo ariko ntacyo reka ngushimire kandi reka mubwiye ngo mu masomo yawe courage cyane dore uzajyana n'ejo ndi kwambera ikeci nshyashya koko sibyo. Shyiraho mikoro tumushimire nawe wakoze nawe cyane. mwese dukurikiye Agasaro TV. Bye. Goodbye. Good night. Gasaro TV.